Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Dayimage, mbifurije umwaka mushya muhire. Nkuko mubibona ni Faustine turi kumwe tugiye kuganira kuri topic ntatinze ivuga uburyo ushobora kwibeshyaho gatoya kugabanya ibiro bikagutera ubukene cyangwa bikagusiga mu bukene. Mu by'ukuri bikaba niyo watakaza ibiro ariko ugasanga bigusize mu bindi bibazo bishobora kongera kukugarura wa mubyibuho. Pressure yo kugabanya ibiro itera ubukene kubera facts ngiye kukubwira, cyangwa se ibihamya ngiye kuguha, cyangwa se impamvu zishobora gutuma iyi gahunda yawe itagenda neza mu buryo buri financier yawe cyangwa mu bijyanye n'umutungo wawe. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyo gukora subscribe. Ako muva gukora subscribe utareba video nta kintu ngiye bamfashije pe, sinkubeshye. Subscribe mfite abantu bankoreye subscribe baramutse barebye video zanjye uko bangana kandi bakazireba zose byaba bimpagije, nibwo byanyenjereza agafaranga. Ariko rwose ndabashimye, ntabwo bivuze ko mbanenze ko muhitamo gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye, kandi n'ubundi n'ubu nabwo uyikore niba utayikoze. Ndabashimye, reka twinjire muri video yacu ntarabakereza nkabamarira iminota. Icya mbere gishobora gutuma ubukene bugutahaho cyangwa se bugusura igihe cyose uri muri gahunda yo kugabanya ibiro, ni ukugendera mu kigare cy'abantu bagushuka ngo bafite imiti, bafite tizi, bafite ibyayi bigabanya ibiro. Ibi bintu ni ubutekamutwe bwigendera. I'm so sorry kubwira abantu babicuruza, uko jyewe ndabizi neza ko ibyinshi gendeye kubyo nagerageje, ibyinshi ntabwo binanura, I'm telling you, ntabwo binanura. Cyakoze bisohora imyanda yo mu mara kandi bikagufasha kugabanya apeti. Byinshi bifasha kugabanya apeti, ariko niba kubwira ngo byo ubwabyo bizakugabanyiriza ibiro, uwo muntu uzabikubwira akakubwira ngo akiriye imiti hanyuma ugende uyinywe yonyine, cyangwa iki cyayi ugende ukinywe cyonyine, ibiro biragabanuka. Wirira uko ushaka, wiryamira uko ushaka, winywera ibyo ushaka, udakora siporo. Uzaza umbwira uti uyu muntu we yarakwemeje, yaragutsinze we Faustine. Nta muntu ushobora kuguha ibintu naho byaba biri efficace gute, uzasanga ibiri efficace cyane nabyo bihenze, byitwa ko biri efficace cyane nabyo bihenze, usanga nabyo bikurikirana na regime zikomeye. Ibyo bintu biragenda bikakudiyaza, byamara kukudiyaza ukumva mu nda habaye harashonje, hasonze, ukabona haregeranye kugira ngo wananutse. Uzateremo ibiryo kabiri urebe ukuntu inda yongera ikagaruka. Nabundi n'ubusanzwe uramutse ugabanyije quantité y'ibyo urya, ni ibintu byoroshye cyane ku buryo inda yawe yahombana, yewe n'igifu cyawe kigagenda gihombana, kugeza igihe uzagera n'ahantu urya ibiryo bikeya nawe ugakojya wese ubu nibi nsigaye ndya, cyangwa barampfunyikiye igifu cyanjye baragihinduye. So rero ikintu cyitwa ibyayi, aya majyani, iyi miti, ibinini, ibintu byose ntabwo binanura. Bifite indi mimaro bigira muri iyi gahunda, ariko ntabwo byo ubwabyo binanura. Icya kabiri ni ugushaka kunanuka mu buryo bwihuse. Iyo umuntu ashaka kunanuka mu buryo bwihuse, ikintu cyose bamubwiye cyose ngo cyamunanura cyose aragikora, kandi ibyo bintu byinshi aba ari ibyo kugura, aba ari ibyo ugura. Ndagura ibi. Icyo rero nacyo ni kimwe mu bintu bitera ubukene. Ugasanga barakubwiye ngo hoya, ngo nugura ngo green tea ngo izakunanura, ngo hoya, ngo nugura turmeric ngo izakunanura, ngo hoya, ngo nugura cinnamon ngo izakunanura, ngo hoya, ngo nunywa amazi y'indimu ngo azakunanura, ngo hoya, ngo nurya ibi bizakunanura, ngo nurya umuceri ngo wa brownie ngo uzakunanura, ngo nurya ngo I'm so sorry to disappoint you. Ntabwo ibyo bintu binanura, ibyo byose mvuze ntabwo byo ubwabyo binanura. Ikindi cya gatatu ni ugushaka gukora regime ziri specifiye, zifite ibintu zibuza n'ibyo zitegeka. Uzasanga amaregime menshi yarakozwe n'abazungu. Umuntu wese ukoze regime akora regime irimo ibintu bijyanye n'ibimwegereye, sibyo? Ugasanga nk'umuntu akoze regime arakubwiye ngo wenda mu gitondo uzajya ubyuka ufate couscous murazizi, hanyuma ufate ubwo yongiye abari carbohydrate, hanyuma ufate yaourte, hanyuma iyo yaourte ibirimo blackberries cyangwa blueberries. Ibyo bintu nujya kubishaka muri Flurep, izo mbuto nujya kuzishaka muri Flurep, izo berries uzasanga zihenze. Bakakubwira ngo wenda mu gitondo ngo urafata ngo almonds ngo hanyuma ngo wenda wishyire mu mata, cyangwa se wenda ngo unywe amata ya almonds, cyangwa se ngo urafata wenda porridge ushyiremo umuneke n'umwembe n'iki.
nurangiza ufate kofi, ugasanga nyine izo regime zisipesifiye ibintu, kandi izo regime zaravuye online, ugasanga kenshi regime zirimo ibintu bihenze. Ibyo bintu bihenze urajya kubigura, ubigure ari ibintu byo gukoresha muri iyo periyode ya regime gusa. Nimba ari nka regime y'iminsi 10 cyangwa 14 cyangwa wenda ukwezi kumwe, nyuma y'ukwezi kumwe bya bintu nimba byasagutse nta kintu bimaza, kandi ibyo bintu byose biba bihenze. Icyo kintu rero cyo gufata regime ziri specifiye, nko kuvuga ngo wenda ngo hari regime zitwa Mayo Clinic, hari regime zitwa za Banting, hari regime zitwa za Forking, hari regime zitwa za keto. Izi regime zose ni regime ngo nko muri keto hari ibintu baburija usanga bigoye, ngo steak, ngo harya bya bintu bindi ni ibihera, ya nyama bakunda gukoresha muri keto ni hari nyama bakunda gukoresha, ndayibagiwe, sorry ndayibagiwe, ariko ndaza kwishaka ndayibereka. Rero iyo nyama nayo bihenze, ntabwo ari inyama wabona ahantu hariho hose. Rero ugasanga ngo fromage, ugasanga nyine utwo tuntu bagenda boburija turagusaba shopping ya buri munsi, kuko ibyo bakubwira uno munsi sibyo bakubwira ibyo, sibyo uzafata ejo, sibyo uzafata ejo bundi, ngo wenda ngo igihe cyose ngo ugafata ngo chicken, ngo salads, ngo ninjoro ngo ugafata ngo potage, ngo y'iki. Ugasanga ni byiza pe, ni n'ibintu bishobora kugufasha muri gahunda yo kugabanya ibiro, ariko ugasanga biraguteza ubukene, biragutera shopping every single day. Ugasanga rero ni ikibazo gikomeye. Cya kane gishobora kugutera ubukene ni sport. Abantu ntabwo bazi ko hari siporo z'ubuntu zigusaba ko ufite amamega gusa, ukajya kuri YouTube ugakora siporo. Nimba udafite wenda timu mukorana, ushobora kujya ushobora kuzidownloadinga ukazikoramo offline, ushobora kuzidownloadinga ukazigira offline, ku buryo igihe cyose naho waba udafite internet izo siporo ushobora kuzikoresha. Ushobora kudownloadinga nk'enye cyangwa 5 cyangwa izingana n'icyumweru ukagenda uzisimburanya. Iyo ni depense y'akanya gatoya, kandi ushobora no kumara umwanya wose. Ushobora kumara ayo mayinite ushobora gukoresha downloading izo video, ushobora kuyamara uri kureba film, ushobora kuyamara uri kureba amakomedi, ushobora kuyamara uri kureba utuntu two kuri TikTok cyangwa kuri Instagram, kuri stories za Instagram cyangwa n'ahandi. So rero bigusaba kuba wazi downloading. Ariko niba udesize kujya muri gym, ishyura gym, ushobora kuvuga ngo gym wikiza cyayo ngo kugira ngo nishyure ukwezi ngo ndishyura amezi 3, ngo kuko mu kwezi kumwe wenda nari kwishyura 20, ariko mu mezi 3 ndishyura 50, ngo urumva mu mezi 3 akatutseho 10,000. Ukumva iyo promotion iragufasha kugira ngo ufate igihe kirekire, ariko urabizi neza ko icya mbere cyo uri umunebwe muri siporo, cyangwa se icya kabiri ushobora kuba nta mwanya uhagije ugira, ukajya kwishyura gym amafaranga menshi kandi nta kindi kintu, nta mwanya uzabona wo kujya kuyikonsoma, ukishyura abonnement utazajya muri gym. Ikindi cya kabiri, muri gym bagira amasaha yo gukora, ayo masaha n'abatari buhuze n'ayawe uzahangayika. Kubera iki? Ntuzashobora kujyayo ngo wikoreshe, amasaha runaka uri bubonekereho siyo coach ari bubonekereho, ugasanga nabyo bikubaye imbogamizi, cyangwa ugasanga birakobrija kongera n'undi ukishyura na coach kugira ngo ajya guha umwanya we igihe uboneye umwanya. Iyo rero nayo ni depense iri inutile. Abantu muri gym baranyica, arafite abajimu baranyica, ariko pe niyo reality. Nanjye gym narayishyuye rwose, niyo mbona hari ibice bimwe n'imwe nshaka gukoresha, ariko ndi determine ndayishyura. Ariko it's something that requires to think twice. Ugomba gutekereza byibura ukavuga uti mu by'ukuri uwo mwanya ndawufite, uretse guhinda no gushaka gukora ibintu byihuse, cyangwa se no kumva ari byo biri bukorohera. Hari igihe umuntu yishyura gym kubera ko ashaka kuba ari kumwe n'abandi kugira ngo adacika intege, atagira gute, ariko ugasanga n'ubundi still ntabwo ari bubone umwanya ari bukorane n'aba bantu bandi ashaka. So rero bigusaba gutekereza, nzita depense iri inutile igihe cyose ubizi neza kutazabona umwanya uhagije ngo ayo mafaranga utanze uyakonsome. Igihe cyose uzi neza yuko uri umuntu w'umunebwe udakunda kuva mu rugo, igihe cyose uzi neza yuko uri umuntu udakunda siporo, ntuzishyure gym. Ikindi ni ukwishyura koga. Abantu bishyura abonema yo koga, abantu bayikonsoma ni bake cyane, kuko abantu benshi bafata koga nka siporo yo kwishimisha. Najyayo nasohotse nkajya nkoga, namara koga nkarya, umva nyine ngize ibihe byiza. Benshi uzasanga bayikonsoma muri weekend.
rero gufata umwanya wawe ukishyura bonoma y'ibihumbi siporo y'ibinahenda yo koga ibihenze, ugasanga wishyura ibihumbi byawe 40, ugasanga wishyura ibihumbi byawe 60 ku kwezi, kandi ubizi neza yuko utazigera ubikonsoma, kandi bakubarira buri munsi, wajyayo utajyayo amafaranga ya buri munsi bayakuraho. So rero you have to be careful, wirinda ko urugendo rwo kugabanya ibiro rushobora kuguteza ubukene cyangwa se rukaguteza manka mu gihe cyose uri muri gahunda yo kugabanya ibiro, ariko ukabikora ugendeye mu kigare cyangwa se uri kuri pressure. Wirinde pressure muri gahunda yo kugabanya ibiro. Inama nakugira muri gahunda yo kugabanya ibiro muri uyu mwaka, ibanga riri mu kugabanya ibiro kandi ryoroshye ndetse binafashije mu buryo bw'amafaranga ndetse no mu buryo bw'ubuzima busanzwe, kandi ntuvunike kandi ntuhangayike kandi ukanatakaza kandi ibiro utakaje ntibigarukeho, ni ukwiha gahunda y'igihe kirekire. Kwiha gahunda y'igihe kirekire ni iki? Ntabwo uvuga ngo nzatakaza ibiro ngo 30 ngo mu gihe cy'imyaka 2 oya. Uravuga uti jyewe niyemeje kuzatakaza amagarama 500 mu minsi 3. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo buri cyumweru ngewe nzajya ntakaza amagarama ikiro cyuzuye. Buri cyumweru uramutse utakaje ikiro cyuzuye, buri kwezi ugatakaza ibiro 4. Buri kwezi ugatakaza, iyo ni maximum. Iyo mvuze ngo ni maximum, nutakaza amagarama 500 mu kwezi uzaba watakaje. Nutakaza ikiro mu kwezi, ndege nutakaza ikiro mu kwezi uzaba watakaje ndetse cyane. Nutakaza 2 uzaba watakaje. Mvuze maximum kubera ko nzi ko regime ngewe nigisha abantu, ni regime idashyiraho umuntu pressure kandi ni lifestyle, ikaba ari self discipline. Nta hantu ihuriye no kugabanya ibiro ariko uratakaza. So rero nakubwira ngo ntago ari byiza kwishyiraho pressure, kuko n'ubundi pressure nyinshi uhangayikira ikintu ntugire icyo gikora, kuko urarwana no kuvuga ngo yewe ngo ubuse ibiro nzabitakaza ngo mukuri Saint Valentin. Ubu turi mu kwa mbere tugeze matariki 15, ugasanga uri kuvuga ngo kuri Saint Valentin ugomba kuba watakaje ibiro ngo 15. Ubu mfite ibiro 90, ugomba kuba ufite 75. Warahera uriyahura. Byo babyita kwiyahura, uri muri yahura pe. So rero bavandimwe inshuti zanjye, mwirinde kwishyiraho pressure, mugabanye ibiro mu buryo buri safe, buri sene, bwiza kandi butakuvuna, utanabyibuka kuri muri gahunda yo kugabanya ibiro. Urumva? Ndumva aricyo cyaba cyiza, ndumva ariyo nama nabagira. Bizakurinda gutakaza amafaranga y'ubusa, bizakurinda kugira ubukene, bizakurinda kurwara pressure, bizakurinda kurwara depression. Igihe cyose utatakaje ibiro ushaka gutakaza, wisanga wabaye disappointed cyangwa witengushye, ukumva utangiye kwiyanga, ukabona ntibishoboka, ugahita uvuga uti ni hahandi hanjye, ibyo sinabyishoborera, n'ubundi byaranze, ntacyo ntakoze, ntako ntagize. Sibyo? Ubyihoreye ibyo byo kwishyira kuri pressure. Murakoze cyane rero, mukomeze kuryoherwa na gahunda za Dayimage. Mwari kumwe nanjye Faustine, ndabakunda cyane. Niba utakoze subscribe kandi ukaba urebye video uyirangije, nta kibazo. Nushaka gukora subscribe, nutabishaka nabyo nta kibazo. Icy'ingenzi nuko video wayirebye ugakuramo isomo ryari ririmo. Mukomeze kugira ibihe byiza. Mbifurije mwongeye kwifuriza umwaka mushya muhire, uzababere w'amata n'ubuki, uzababere w'ibisubizo. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.